uyu muziki nta wundi muntu uzawufata ngo awushyire kuri karibure isi yose izamenya ngo mu Rwanda ari umuhanzi atari ngewe. You get it? If you don't get it, forget about it. Mfite dreams zuko umunsi umwe nzategura igitaramo mu Rwanda bakagira ngo habaye konje. Eregisi. Umva nkubwire. Ikintu gishobora kugira ngo ino music yacu ibe music ya danje muri Afrika yose. Ikintu cya mbere saba abartiste b'Abanyarwanda ndetse n'abahanzi bakuru ku ruganda rutakaza abantu benshi mu mwaka nkuko nabikubwiye, nibura buri mwaka abantu batatu bakomeye muri industry yacu baragenda. Rero ikintu gisabwa abahanzi b'Abanyarwanda tureke kubabikira, tureke kubabwira ngo bakora ibintu bya hatari cyane. Yego barabikora, hari n'ababikora, ariko abantu bakora ibintu bya hatari ntago bahabwa respect. Impamvu mbwiye ngo ntago bahabwa respect ni ngiyi, kugira ngo ube umuntu wa danje muri Afrika ndetse no ku isi yose muri rusange, either uba ugomba kuba uririmba mu Cyongereza none aririmba no mu Kinyarwanda, urekure sound itandukanye. Ndavuga ngo uba ugomba kuba ufite injyana yawe yihariyeho. Niyo kintu South Africa yaturushije. Amapiano ntabwo bumva ikintu baririmba ikizuru, ariko bitewe ugenda na vibe, you go with the flow. Rero niyo kintu cya mbere Abanyarwanda bagomba gukosora. Tubane tuvuge ngo dufite iki, ese turi ku delivering iki ku isoko mpuzamahanga, either dufite injyana yacu gakondo ndetse niba utanayifite ririmba Icyongereza ariko ukiririmbe at the maximum level, ndetse nakiririmbe niyo n'amapiano uyaririmbe kurusha Asake n'uyaririmba nk'abandi bagiye batandukanye. Actually nta nubwo nashobora no kuyaririmba neza kurusha Focalistic, ariko at least basi kubera ko purchasing power y'abantu baririmba Ikinyarwanda cyangwa abantu bumva Ikinyarwanda igirwa ku mashyi kugira ngo uzabone abantu bagupeya ngo kubera ko waririmbye mu Kinyarwanda cyangwa abantu bumva Ikinyarwanda ni bake cyane. Riririmba mu Cyongereza cyangwa turekure sound itandukanye basi turirimbe mu Kinyarwanda, ariko umuntu yumva ibintu bikamudisturbing. Ndetse ariko let's create our own thing. Jewe nta wundi muntu uzabrandinga umuziki w'u Rwanda ku isi yose atari ngewe. Ntabwo maduhagaze nka i.